Ubu ngiye kubereka application yagufasha guforomata telefone yawe bitiriwe bikugora. Application ibikora ni application yitwa setting, dore n'iyi application yabigufashamo yitwa setting, niyo ibigufashamo ukaba waforomata telefone yawe, mbega ibintu byose ushaka wabikora. Application uyemezaho, wamara kuyemezaho bakakwereka ibintu byinshi, dore n'iyi application bizabigufashamo. Ukimara kuyemezamo bazakuzana ahantu hameze gutya. Rero ikintu bizagusaba kuza ukajya hano ahantu handitse system, ndakeka ari aha niho uzaza ugahita ukanda. Noneho ukimara kuhakanda hari ibindi bintu bazakuzanira, dore ngibi uzabyirengagize, ushake ahantu handitse reset, niho habikwa reset option, ariho aha. Ndakeka nta muntu kano kantu utagafite muri fone ye. Iyo umaze kwemezamo akantu kitwa reset option, bahita bakuzana ahantu reset wifi, wozaza niba ushaka guforomata telefone yawe wemeza reset data registration. Akangaka niko muzemezaho, akangaka rwose. Mugiye kumara kukemeza hazazanira ibintu byinshi, bakubwira yuko amafoto ari buveho, indirimbo, amapplication, email zimwe na zimwe ziravaho, ni ibintu byinshi yakwereka biri buve kuri telefone yawe, ariko urabyirengagiza wowe. Icyo uba ushaka ni ukugira ngo uforomate telefone yawe. Noneho ugiye guforomata telefone yawe hari akantu bakwereka ukandaho, bamara kukakwereka kanditseho reset data, iyo ugakanze bahita bakuzana ahantu hameze nk'aha ngaha ugiye kubona. Iyo uhageze uhita ukuramo password, impamvu mugiye mutibonye hano ni password yanjye, none buhite nshyiramo bikaba birarangiye. Mwakoze, tuzakurikirane mu bindi biganiro by'ubutaha. Imana ibarinde ibabe hafi.